Bakunzi ba Intumwa Gakiza TV online, nanone turabasuje tugira tuti Yesu nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. Aho muhereye hirya no hino rero nanone tubazaniye ibyiza byo guhembura ubugingo bwanyu, tubazaniye umuvuga butumwa ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ndifuza ko ryaguhembura rikajyaho rigukura rikajya n'ahandi iri gushyira. Ngewe rero ugusuhuza nitwa Ndarisabamungu Paul Clement, nkwifuriza ikaze ku Intumwa Gakiza TV. Rero ndifuza yuko wakora subscribe hanyuma ugakanda iyo nzogera, wamara gukanda kuri iyo nzogera ukanakora share, ugasharinga ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kubageraho. Tukwifuriza ikaze rero muri iri jambo ry'Imana tugiye kugezwaho n'umukozi w'Imana. Ndifuza yuko wabana natwe muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Imana ibane nawe kandi guhe umugisha. Ikaze mukozi w'Imana, Imana igumugisha. Haleluya. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana yacu, Imana y'amahoro, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, uyu mwanya turawuguhariye, reka ukoreremo imbaraga zawe data zururuke zibane n'ubwoko bwawe. Iri jambo ribohora imitima, iri jambo ryirukana abadayimoni, iri jambo ryirukana imyuka mibi, iri jambo rigira imbaraga, iri jambo ryururukana ubutware n'ubushobozi mu izina rya Yesu. Cyo duheje n'abadayimoni, cyo dukubisa hasi n'imyuka mibi, cyo duhagaritse n'imbaraga zose z'umubisha mu izina rya Yesu. Reka uwumvira ijambo abone imbaraga zawe kandi abohokere muri ryo. Mwami Imana tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wambwe ku musaraba. Amen. Banshuti bakunzi b'umusaraba, nje hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ijambo ribohora imitima, ijambo rigirira neza abariteze amatwi. Njyewe ugiye kuribagezaho nitwa Uwineza Odette, ndi umuvuga butumwa mwiza wa Kristo, mvuga ibyo Uwiteka yashyize ku mutima wanjye. Ariyo mpamvu aka kanya nagateguye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Tugiye kumva muri aka kanya ijambo rivuga ku kimenyetso. Haleluya. Ijambo rivuga ku kimenyetso tugiye kuriganiraho. Ikimenyetso cyagendanye n'abizeye Imana, cyagendanye n'abayiringiye, cyagendanye n'abakozi b'Imana. Imana ibasha kubayobora urugendo. Haleluya. Nawe rero umukozi w'Imana, waba ufite ikimenyetso cyangwa se waba utagifite, wasubirayo ugashaka ikimenyetso ukagendana n'Imana ufite ikimenyetso. Reka tugerebe ijambo ry'Imana dusanga muri Timoteyo wa 2, igice cyawo ni icya 2, umurongo wa 19. Twumve uko ijambo ry'Imana rivuga ku kimenyetso. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Haleluya. Tubonye ijambo ry'Imana ritubwira ku kimenyetso. Umukozi w'Imana Timoteyo yanditse avuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Icyo kimenyetso nicyo kigaragaza umukozi w'Imana uri kumwe na Kristo. Icyo kimenyetso nicyo kigaragaza umuntu watoranyijwe n'Imana. Iyo ufite ikimenyetso uba ugwije imbaraga muri wowe. Iyo ufite ikimenyetso uba uri kumwe n'Imana. Waba uri umukozi w'Imana ariko warataye ikimenyetso, waba uri umukozi w'Imana ariko waratakaje ikimenyetso. Niba waratakaje ikimenyetso, birashoboka ko wataye n'Imana. Haleluya. Ariyo mpamvu bigaragara ko wasubira inyuma, cyangwa mwene data ukabasha kuhagarara aho ugeze ugasenga Imana ikakugarurira ikimenyetso. Haleluya. Abakozi b'Imana benshi bagendanye n'ikimenyetso cy'Imana barangiza urugendo neza, ariko abagitaye urugendo rwababereye akabarori. Igihe tugezemo, igihe tuhagazemo, ese ufite ikimenyetso cy'Imana? Reka turebe umukozi w'Imana wabanye n'Imana afite ikimenyetso. Reka tutangirire ku ntumwa z'Imana. Intumwa muri Mariko 16 haratubwira ukuntu intumwa zagendanye n'Imana zifite ikimenyetso. Imana yarazibwiye ngo nimugende mu mahanga yose, ngo mwamamaze ubutumwa bwanjye, musengere abarwayi mubarambitseho ibiganza, ngo amaze nzabakorana nanjye, ngo nicyo kimenyetso mbahaye kuko nzaba ndi kumwe namwe.
Haleluya. Ikimenyetso mbahaye ngo nuko muzirukana abadayimoni. Ikimenyetso mbahaye nuko muzakiza ibirema. Ikimenyetso mbahaye nuko muzakora imirimo n'ibitangaza mu mahanga. Nawe rero mushuti muvandimwe, waba uri umukozi w'Imana usengera abantu ariko nta kimenyetso cy'Imana ufite yuko Imana ikigukoresha, hagarara aho ugeze usenga Imana iguha ikimenyetso. Reka turebe umugabo mwiza wagendanye n'Imana, Imana yaramutoranyije ikamuha ikimenyetso. Uwo mugabo turamusanga mu Kuva, igice cyawo ni icya 3, ni umugabo witwa Mose. Kuva 3 umurongo wa 12 haratubwira ngo aramusubiza iti nukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari njye ugutumye, nuko uzakura ubu bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Uwo ni Mose, umukozi w'Imana watoranyijwe n'Imana. Akivuka bari guhiga abana b'abahungu, nyina amuta mu rufunzo. Amaze ngo kumuta mu rufunzo yabanje kumubohera akato, kubera ko Mose Imana yari yaramushyizeho ikimenyetso cyayo, ibasha kumukura mu rufunzo. Nshuti muvandimwe, ndajya nkubwire ngo hari aho Imana yagukura. Kuba waravutse nabi, kuba warabayeho nabi, kuba waravukiye ahantu habi, ntibivuze ko Imana itagukura aho ngaho uri. Imana yakuye Mose mu rufunzo, nyina yari yamuboheye akato, kubera ko Imana yari imufiteho umugambi, imushyiraho ikimenyetso. Iramukuza, imukuza neza, imukuriza mu gihugu cy'ubunyage aricyo cyo kwa Farawo. Muka Farawo amurera igihe kirekire, kubera ko yari afite ikimenyetso cy'Imana yari yarakivukanye. Haleluya. Najya nkubwira ngo wavuka habi, ugakurira ahantu habi, ukabaho mu buzima bubi, ariko Imana igufitiyeho umugambi, icyo gihe uzagendana n'ikimenyetso cy'Imana. Uzapfa ariko ntuzapfa, bazakwica ariko ntuzapfa, uzaca mu bikomeye ariko ntibizagutwara, uzaca mu bikomeye ariko ntibizagutembana, kubera ko Imana igufiteho umugambi kandi ugendana n'ikimenyetso. Haleluya. Ngo nuko Mose arakura, amaze gukura ngo ahabwe ubutware bwo gutegeka Abisiraheli. Mose aribaza ati nzategeka Abisiraheli gute, nanjye nta jambo mfite? Ariko Imana iramubwira ngo nguhaye ikimenyetso ikizakubwira ko ndi kumwe nawe, ngo nuko uzagendesha aba Bisiraheli ubu bwoko ukabugira gute, ukabwambutsa ubutayu. Mose agira ubwoba, aravuga ati Abisiraheli bonyine ntabwo bagonda ijosi, nimbagera imbere bazangisha impaka, ikizabwirwa yuko ari wowe untumye ni ikihe? Uwiteka abwira Mose, aramubwira ngo ikizakubwira ko ndi kumwe nawe nuko ubu bwoko uzabwambutsa. Farawo akinangira umutima, ntiyemere ko ubu bwoko butambutsa, nkaguha ikimenyetso. Icyo kimenyetso nta kindi, ni inkoni y'ubutware. Haleluya. Mwene data, mukozi w'Imana, ufite inkoni y'ubutware. Mupastor, ufite inkoni y'ubutware. Muvuga butumwa, ufite inkoni y'ubutware. Muhanuzi, ufite ikimenyetso uri guhanuriraho, ufite inkoni y'ubutware. Amaze Mose abwirwa n'Imana izina ry'Uwiteka. Uwiteka amubwira ngo genda ubabwire ngo ndiho yavuze. Nawe ndajya nkubwire ngo ubwire abadayimoni ngo ndiho yategetse, ndiho yavuze, ndiho yo yategetse. Ibiduteye ubwoba biva imbere yacu, ndiho yo yategetse. Abadayimoni bava imbere yacu, ndiho yo yategetse. Akazi karaboneka, ndiho yo yategetse. Ingumba zirabyara, ndiho yo yategetse. Ibicantege biva inyuma yawe, ahatari kubaka bikemera, kubera ko ndiho yategetse. Mpera Imana icyubahiro aho uri, mukozi w'Imana. Uyu minsi abantu bari kugenda badafite ikimenyetso cy'uko Imana yavuganye nabo, n'ibyo Imana yababwiye, kubera ko icyo kimenyetso bagitakaje. Ntabwo bakibyibuka ko Imana ibafiteho umugambi, ahubwo bari kugenda Mwuka w'Imana baramusize. Impinja ziri gupfa, impinja ziri kurira,
impinja nta kindi ni mwuka w'Imana. Mwuka w'Imana yavuye mu bantu, abantu bari kugenda badafite mwuka w'Imana, aricyo cya kimenyetso cyasigiwe intumwa. Haleluya. Abantu bari kugenda mwuka w'Imana yaramaze kubavamo, abantu bari kugenda mwuka w'Imana yaramaze gupfa muri bo. Umuntu utakifite ikimenyetso cy'umwuka w'Imana aba yarapfuye. Umuhanuzi ugenda afite ikimenyetso cy'Imana ahanura amarangamutima. Umushumba udafite ikimenyetso cy'Imana ashumba intama ze akazica aho kugira ngo azigeze aho zigomba kugera. Vugira ngo amen. Haleluya. Mushumba, uyu mwanya umuhamagara wawe uri kuwukoresha gute? Muhanuzi, ubutumwa wahaye uri kubutambutsa gute? Aho ni muri kwicara ku ntama mukazica aho kugira ngo muziyoboreshe ikimenyetso. Cya kimenyetso aribwo butware bw'inkoni. Ngo Mose warangije ngo kurambika ngo nukuri ngo ku nyanja itukura, inyanja yigabanyamo kabiri, Abisiraheli barambuka. Ndiyamubwiye ngo tugeze mu bihe tugomba kwambutswa n'inkoni n'ubutware bw'Uwiteka. Tugeze mu bihe urugamba rukomeye, umuntu udafite ubutware bw'Imana ishobora byose atazabasha kwambuka iyi minsi. Ese wowe wibitseho iki? Ese wowe ufite iki? Ko Uwiteka yabajije Mose akamubaza ngo ufite iki mu ntoki zawe? Mose agasubiza ngo mfite inkoni. Iyo nkoni naba ariyo izakubera ubutware. Iyo nkoni izagirira Abisiraheli umumaro. Iyo nkoni izakwambutsa n'Abisiraheli naguhaye ibambutse inyanja itukura. Iyo nkoni izakubita abadayimoni. Iyo nkoni Abisiraheli bazayiboneramwe agakiza. Iyo nkoni izarya inzoka zose zo kwa Farawo. Ese uyu munsi aya masaha Satani ari kugutera agasanga ufite ikihe kimenyetso cyo kugira ngo wirukane abadayimoni? Mwuka w'Imana wirukana abadayimoni ntiyaba yaravuye muri wowe? Imbaraga z'Imana Satani ntiyaba yarazimenyanaguye zikaba zaravuye muri wowe? Ndagira nkubwire ngo imbaraga z'abera ziri kumenagurika. Haleluya. Ndagusaba kwambara imbaraga, mukozi w'Imana. Ndagusaba gufata ibihe by'amasengesho. Ndagusaba kwegera Imana ugasenga. Ndagusaba guhendahenda Imana mu cyumba cy'umutima wawe kugira ngo Imana yongere ikorane nawe iby'ubutwari, kubera ko tugeze ahakomeye, ahagiye kwambukwa n'intwarane. Intwari zo zamaze kugira kurambika ikimenyetso, ariko intwara nazo zizakomeza zitwarane zifata ikimenyetso cy'Imana kivuga ngo Uwiteka azabe. Niba Uwiteka yaragushizeho ikimenyetso mu ruhanga, uzakubita inzoka na scorpion. Niba Uwiteka yaraguhaye ikimenyetso uri umubyeyi w'ingumba, uzabyara byemere. Niba Uwiteka yaraguhaye ikimenyetso nukuri uba mu bukode, ntabwo Satani azaguheza mu bukode, ahubwo nawe uzasigara uri gukodesha. Haleluya. Ndayamubwire ngo izere Imana, kubera ko icyo kimenyetso kituremera ibyiringiro by'ejo hazaza. Icyo kimenyetso kiduha gukora, tugakorana n'Imana, tukemezwa n'Imana. Ibe tubona bidupinga bakemezwa n'ikimenyetso. Haleluya. Ndayamubwire ngo Mose ntabwo Abisiraheli bagombaga kwizera ko ari Uwiteka umutumye, ariko kubera ikimenyetso yari yahawe, yarihagarariye. Imana yonyine irikorera kubera ko ikimenyetso cyarikoreraga. Ndayamubwira ngo ibisubizo byawe bizaza utaririrwa uvuga menshi ngo usare. Ikimenyetso uhagararanye nacyo kizivugira ko Imana yahinduye amateka, kizivugira ko Imana yaguhaye umwana, kizivugira ko Imana yagukuye mu bukode, kizivugira kugira neza kw'Imana. Haleluya. Hari umuririmbyi wahimbye ikorasi nakunze cyane ivuga ngo mfite ikimenyetso kirenga kimwe, ngo kirenga bibiri bikarenga bitatu, kimenyemeza yuko Uwiteka azangirira neza. Abayoya bamenye kera, abayoya bamenye kera cyane, wabayoya bamenye kera, abayoya bamenye kera cyane, ngo nawe yakumenye kera, ngo nawe yakumenye kera cyane, ngo abayoya bamenye
cyane, mfite ikimenyetso kirenga kimwe, birenga bibiri, bikarenga bitatu, kinyemeza yuko azangirira neza. Mfite ikimenyetso kirenga kimwe, birenga bibiri, birenga bitatu, binyemeza yuko azangirira neza. Ufite ikimenyetso kirenga kimwe, kirenga bibiri, birenga bitatu, binyemeza yuko uzagirirwa neza. Haleluya. Mose yageragaho urugamba rukomeye, akibuka yuko Uwiteka yamuhaye ikimenyetso. Dawidi ageze mu rugamba rukomeye, yibuka ko yatoranyijwe mu bana 8. Yari 8 muri 7 Uwiteka yari yabanze. Ariko kubera ko Dawidi yaragendanaga n'ikimenyetso cy'Imana, Dawidi aragenda, Samuel aje gutoranya no kwimika, ahageze asanga babandi 7 nibo bari kumwe na Yesaya. Azana uwa mbere, Uwiteka aramwanga. Azana uwa kabiri, Uwiteka aramwanga. Azana uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu, Uwiteka arabanga. Uwa gatandatu n'uwa karindwi arabanga. Yesaya biramucanga. Ataba bahungu ko aribo nari mfite bibishangshongore, aba bahungu ko aribo nari mfite bize, aba bahungu ko aribo nari mfite bafite amahirwe yo gukorana n'Imana, none bigenze gute ku Uwiteka banze? Ndajya nkubwira ngo icyamaso y'abantu areba ntabwo ari ko kureba kw'Imana. Haleluya. Uwiteka we areba kure aho twebwe tutabasha kureba. Uwo nguwo wari uragiye inka, uwo nguwo wari uragiye intama, uwo nguwo wari uri mu masho no mu matungo, uwo nguwo Yesaya mwibuka nyuma. Ndajya nkubwira ngo inama mu muryango zakoreka, wowe bakakwibagirwa kubera ko uri nyira ntabwa cyangwa se ntabwa, ntibakwibuke kubera ko babona ko udafite agaciro. Ariko wowe bibagiwe, ni wowe ugiye kugira umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki kigoye abagenzi mu rugendo. Ngo nuko Yesaya aravuga ngo harakandi ngo kari mu ntama, iyo ngiyo kure karagiye, ngo reka nkazane wenda byacamo. Haleluya. Yambwiye ngo wenda, ugeze muri wenda. Haleluya. Ugeze aho bakugisha impaka, ugeze aho abantu bakuryanira inzara, bavuga se wenda nuriya se, nuriya byakwemera, nuriya yakora bikagenda, nuriya yatera intambwe, nuriya haraho yagera. Ariko ugeze muri wenda, niho Imana igiye gukorera imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Aho uri vugira ngo amena, aho uri mpera Imana icyubahiro. Ugeze muri wenda, baguciriyeho akarongo, ariho aho ngaho baciriyeho akarongo niho Uwiteka agiye gutangiriraho ibyawe. Ndajya nkubwira ngo uri kubona byararangiye, ariko komeza icyo kimenyetso. Niba ukigifite muri Vision 2020 abandi bataye ikimenyetso, wowe gikomeze. Haleluya. Kubera ko aricyo kigiye kugutambutsa urugamba ruri imbere, kubera ko aricyo kigiye gutuma abakwibagiye bakwibuka, kubera ko aricyo kigiye gutuma uhabwa ijambo aho wari wararitakaje. Icyo kimenyetso gikomeze, kuko ari ryo banga ry'umukozi w'Imana. Ikimenyetso nta kindi, ni ikimenyetso cy'amaraso Yesu Kristo. Haleluya. Cya kindi cyakoze ku nkomanyirizo z'Abisiraheli. Buri Mwisiraheli aho yari afite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo kimurengera. Icyo ngicyo kibikavuga ko uwo Mwisiraheli agomba gukira, agakira ibikomeye, agakira indwara z'ibyorezo, agakira ibyari bihagurukiye igihugu. Ntabwo byigeze bigera ku Mwisiraheli kubera ko buri muryango w'Umwisiraheli hariho ikimenyetso. Uyu munsi ko tugeze mu bihe bikomeye, tukajya tugeze mu rugamba, Imana yagushyizeho ikimenyetso. Ese umuryango w'inkomanyirizo yawe uriho ikimenyetso? Niba waragitakaje, genda ugishake ubone gukomeza urugendo. Mose yaza gutira iriya nkoni, abadayimoni baba baramwishe, abadayimoni bo kwa Farawo baba baramwigirijeho nkana, ariko kiriya kimenyetso nicyo cyamuhaye gutsinda, akomeza urugendo. Mpera Imana icyubahiro cyane. Dawidi aho yageraga mu bikomeye no mu ntambara, akibuka aho Imana yamukuye. Uyu munsi uri kwibuka aho Imana yagukuye? Uyu munsi uri kwibuka ibyo Imana yagucishijemo? Uyu munsi uri kwibuka intambara Imana yakurwaniriye? Niba ukizibuka,
ndayakubwiye ngo Imana icyubahiro, kuko hari benshi biba bamaze kwibagirwa, hari benshi bamaze gutakaza ibyiringiro, hari benshi bamaze gutakarizwa icyizere imbere y'Imana. Ariko ndayakubwiye ngo uhawe amahirwe ya kabiri, wiyapfusha ubusa, yakoreshe hamwe n'ikimenyetso cyawe, uhagarare aho ugeze, ushake ikimenyetso, wongere ubaze Imana, wongere ubane n'Imana. Warasengaga ibintu bikagenda neza, wafataga ibihe by'umwuka bikagenda neza, wafataga igihe cyo kubana n'Imana ukayibaza bikagenda neza, ariko uyu munsi uri kurya utanasenze, uyu munsi uri kuryama udasenze, uyu munsi uri gufata urugendo udasenze, abadayimoni barakwataka. Nibamara kukwataka rero, igihe cyawe ndagira nkubwire ngo kuzakigaruza bizaba ingorane zikomeye cyane. Umuririmbyi aravuze ngo abiwe yabamenye kera yuko bazagirirwa neza. Uyu munsi ujya kwinjira mu muhamagaro wabwiwe n'Imana ko Imana iri kumwe nawe. Kora umuhamagaro wawe uri kumwe n'Imana, kora umuhamagaro wawe ubana n'Imana, kora umuhamagaro wawe wumvira Imana. Kandi ijambo ry'Imana ryavuga ngo uvuga iryo zina ry'Imana ave mu bidatunganye. Ndagira nkubwire ngo Imana yacu ntabwo igifatikanwa n'ibindi bigirwamana, Imana yacu ntabwo igifatikanwa n'ibyaha. Imana yacu ikorera hera, igakorerana n'abejejwe, igakorana n'abamaze kumara amazi. Ariko uyu munsi Imana igufiteho umugambi, irashaka kuguha ikimenyetso kugira ngo utangire urugendo uri kumwe n'Imana. Ariko wowe icyo kimenyetso ntabwo ushaka kucyakira, ntabwo uri gushaka kwinjira mu muhamagaro, kubera ko wamenye ko abarokore bahura n'ibisitaza, kubera ko wamaze kumenya ko abarokore hari ibyo batemerewe, kubera ko wamaze kumenya ko abarokore hari ibyo batagomba kugira gute gucokoza. Haleluya! Kubera ko bahawe ibyasezeranyijwe. Ese kuki utashaka kwakira ibyasezeranyijwe ariko ukaba uri gusaba Imana? Imana iraguhite, Imana irabicisha hehe? Imana iragusanga he? Ndi kukubaza, nawe ubaza umutima wawe, uyu mwanya Imana ije yagusanga he? Ntiyagusanga mu bujura, ntiyagusanga mu kurya icyacumi, ntiyagusanga mu busambanyi, ntiyagusanga mu bitagira umumaro, ntiyagusanga mu kwishayisha, ntiyagusanga mu bintu Imana idashaka, mu byaha. Ikontrole mwene data, kubera ko Imana izagendana n'abejejwe, Imana izabana n'abayemereye. Ku ijambo rikongera rikambwira mu Mubwiriza 8 ngo aba bana niyo Mana nibo bazabaho kandi bazabagira ubugingo buhoraho iteka. Aba bana n'Imana bazabaho, no mu bihe bikomeye bazabaho, no mu gihe cy'urugamba bazabaho, no mu gihe cy'intambara Imana izababeshaho. Ibuka iby'Imana yagukoreye. Numara kwibuka iby'Imana yagukoreye, usubire inyuma, wikontrole, ugarure umutima wawe. Uyu munsi abantu barahuze, uyu munsi abantu babaye bize, uyu munsi bicanege bibaye byinshi, uyu munsi ibivangira abantu bibaye byinshi. Ariko ndagira nkubwire ngo mwene data, hagarara aho ugeze, ubanze wikontrole, usenge Imana yawe, urebe niba uko watangiye usenga ari kugisenga, urebe ko aho uko watangiye urugendo akiri ko urukomeje. Kubera ko ibyaje bigakamura abantu, imbaraga z'abera ziri kumenagurwa, abantu babaye imirambo, bararambaraye, sintinya kubivuga. Abantu babaye ibicamuke kubera ko Mwuka w'Imana yarimuwe. Haleluya! Reba mwene data, niba utari kugenda, Mwuka w'Imana yarimutse muri wowe. Mwuka w'Imana yarabaye yarimutse muri wowe, wabasha wakwigira ikigenge. Ariko ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana ngo nibo bana b'Imana, kubera ko hari aho batemerewe kugera, hari aho batemerewe gukora, hari ibyo batemerewe kugeramo, hari ibyo batemerewe gukoraho, kubera ko babikijwe ibyasezeranyijwe. Ntabwo tukiri abantu ngo twigenge, ntabwo tukiri abantu ngo dukore ibyaha uko twishakiye, ntabwo tukiri abantu ngo twitware uko twishakiye. Ahubwo uwo Mwuka w'Imana uturimo niwe utukontorora, akamenya uko tugomba kugenda, akamenya uko tugomba kwitwara. Wikwitwara nk'uko wishakiye, ngo witware nk'abamaze kugera, nk'abategereje giyonomo. Oya, kubera ko
udateye ingororano yawe atari iyo kujya giyonomu, ahubwo ingororano yawe niyo kuzabona ubuturo bw'Uwiteka ukabana n'Imana ubuziraherezo. Rinda icyo washyizwemo ari cyo mwuka w'Imana. Rinda icyo wahawe ari we mwuka wihoraho, kubera ko abafite uwo mwuka nibo bagiye kugubwa neza, nibo bagiye kubana n'Imana, nibo bagiye kumenya ihishurirwa ry'ibihe tugezemo. Nibo umwuka w'Imana nagukora ku maso uzamenya urugendo, ntabwo uzayoba. Hari umukambwe ujya unezeza cyane, umukambwe wabanye n'Imana akubaha Imana. Uwo mukambwe nta mwana yagiraga, ariko Imana yamuhaye umwana ageze mu zabukuru, kubera ko Imana yamuhaye ikimenyetso cyo kugobwa ururimi. Uwo mukambwe rero nta wundi ni Zekariya. Zekariya yabanye n'Imana ariko ntiyava ku Mana. Imana izibindi byara y'umugore we, ariko mu gihe cyasezeranyijwe Imana isanga Zakariya mu buturo bwera, iramubwira ngo dore ikizakubera ikimenyetso ko nzaguha umwana, ngo nuko ugiye kugobwa ururimi kuva uyu munsi ugatera umugore wawe inda, ukazongera kugobororwa ururimi, ari uko nkoze igitangaza ubonye umwana. Haleluya. Hari ahantu wicaye, hari akazitiro urimo, ndagira nkubwire ngo icyo nicyo kimenyetso kigaragaza ko Imana iri kugucura, kandi ikagucura neza, ikazakugira umukozi wayo mwiza, kugira ngo uzabone ubuhamya bwiza ko Imana igira neza. Uwo mukambwe rero yategereje Imana mu buturo, agobwa ururimi, bamubazije izina ry'umwana, atanga iki? Akoresha amarenga, arangije arandika avuga ngo umwana mwisende Yohani. Kandi ntabwo yari yabonanye n'umugore we. Umugore we nawe bagiye guhuza ibitekerezo byabo, basanga umugore nawe yise umwana we Yohani. Ibyo bibabera ikimenyetso yuko umugambi w'Imana uri ku buzima bwabo. Ibyo bibabera ikimenyetso yuko Imana izabaho umukozi bazabyara umukozi w'Imana, uzahanurira amahanga, uzavugurura amahanga, uzakorana umurimo n'Imana na Kristo, akaba umuntu ukomeye. Haleluya. Mwene data rero, abatubanjirije bagendana n'ibimenyetso by'Imana. Zakariya yataza kugendana n'ikimenyetso cy'Imana, bari kumubwira ngo hariya hari umupfumu utanga umuti. Akagenda bakamuha umuti, umugore we akanywa, kandi n'uwo mwana ntamubone, kubera ko kutabona umwana byari biri mu bushake bw'Imana. Imana yagiraga ngo ibaremere amateka, Imana yagiraga ngo ibahindurira amateka, Imana yagiraga ngo inyuranye indimi kandi inyuranye ubwenge bw'abanyabwenge. Ko gukora kw'abantu ntabwo guhuye no gukora kw'Imana. Imana yo ikora ibyo yashize mu mugambi wayo. Imana ikora nk'Imana, Imana ivuga nk'Imana. Niba yari yarababwiye ngo bazabona umwana, kandi uwo mwana azaba ari umwana udasanzwe, ngo kandi uwo mwana ngo azagwiza imbaraga, reka nkubwire ngo tegereza neza, utegerereze ku kimenyetso. Ariko niba utari gutegereza ku kimenyetso ukaba waragitakaje, ujye kugishaka. Imana kugira ngo izaguha umwana, uyu munsi iragira ngo uwo mwana uzamuha agaciro. Uyu munsi Imana iragira ngo izareme ikintu kidasanzwe kizatangaza amahanga. Yohana amaze kuvuka ngo yatangaje amahanga, ngo ndetse agwiza n'ubwenge. Haleluya. Ndagira ngo ubwenge ngo mu gihe gisa nk'iki ngiki gwiza ubwenge. Ikimenyetso nicyo twari tukiriho. Ikimenyetso cyagendanye n'abanyabwenge. Icyo kimenyetso kigendana n'abanyabwenge bagiye kuramya Yesu. Icyo kimenyetso ni ikinyenyeri. Za nyenyeri zayoboye abanyabwenge bajya kuramya Yesu, cyababereye ikimenyetso. Umugabo witwa Yosefu yarose inzozi ze zimubera ikimenyetso, kuko yagombaga guhungisha umwana na nyina, kubera ko Herodi yari ari kubahiga. Ibyo bimubera ikimenyetso, arahaguruka ahungisha umwana na nyina, agendana n'inzozi. Ariko uyu munsi wowe ntukirota, uyu munsi ntukerekwa, uyu munsi ntayerekwa ryarakatitse. Ndagira ngo garuza umunara wawe n'Imana kugira ngo wongere ubaze ikimenyetso. Uyu munsi uri gutungurwa, uyu munsi byinshi biri kukugeraho utunguwe, kubera ko ikimenyetso wagitaye.
reka dusenge Imana kugira ngo ibigutungura, abadayimoni baragukubita, abadayimoni bagakubita urubyaro rwawe, abadayimoni bakagukubitira umuryango kubera ko ikimenyetso wagitaye, ibyo byose bikaza bigutunguye. Reka dusenge Imana, dusaba imbaraga z'Imana kugira ngo zikorere ku buzima bwawe kandi zigendane nawe kandi zongere kukuremera ibyiringiro, ngo rikubere inkomezi izakwambutsa mu bihe bigoye kandi bikomeye. Reka dusenge Imana, dusaba imbaraga z'Imana. Data wa twese mwiza wo mu ijuru, twongeye kugushima kubera ko ubanye natwe, kubera ko ukoranye natwe, kubera ko ugiriye neza ubwoko bwawe bwakiriye aya magambo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Buri wese uri bwumvire ijambo, reka umukomereze imbaraga, reka umugirire neza, reka umushyigikire kugira ngo ikimenyetso kibashe kugendera mu ruhande rwe. Data urakoze ko ari wowe ubikoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, tubisabye mu izina ryawe. Data urakoze, izina ry'Imana reka rishimwe, amen.